musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro, waririwe w'amarira menshi cyane Golgota, wamenetse w'amaraso menshi cyane Golgota. Golgota, Golgota, musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro, waririwe w'amarira menshi cyane Golgota, wamenetse w'amaraso menshi cyane Golgota. ndagukunda Golgota, unyibutsa amateka y'uwankunze na munsi, asiga byose mbambone, aritanga ngombeho. Yesu nashimwe cyane bakundwa. Yesu ahabwa icyubahiro. Uwo Yesu iyo bavuze Golgota abantu bahita bumva ahariho, kubera ko hari ahantu niho Yesu Kristo Mesiya yabambwe, niho yabambiwe ku musaraba ku manywa i Golgota i Nyabihanga, hakurya ya Yerusalemu ishaje. Ndabasuhuje rero kandi ndabakiriye, mbahaye ikaze muri uyu mwanya Imana yongeye kutugirira neza. Karibu abo dusangiye amaraso y'uyu nguyu Kristo Yesu Mesiya, Yehoshua Hamashiya, umwana w'Imana nzima wadukunze, akirahira ati ntabwo uzanyizera shitani azamutwara, uzanyizera wese azabana nanjye ubuziraherezo. Aho niho ndi, ibyo nibyo byiringiro kandi ntabwo binkoze isoni, kandi nizera ntashidikanya ko nzabana n'umwami wanjye. Icyo ni igitsi kiri ku mutima kandi gihora kivuga yes 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 yes. Nzabana na Yesu ubuzima, ubugingo, ubuziraherezo, nzabana nawe. Niyo mpamvu nta bindi byo kurebaguzwa no kurebuzwa no kujya mu bintu byinshi cyane, kuko niwe ndambirijeho. Kristo Yesu ni muzima muri jye, ni muzima. Yesu Kristo ni muzima, yigeze gupfa ariko yarazutse, ubu ni muzima. Aba muri buri wese umwizeye, umwakiriye nk'umwami n'umukiza. Uwo nguwo rero yarandondogoje, kandi koko nawe ari wowe jye yakurondogoza, kuko ntabwo nzi impamvu yangize gutya. Icyo nzi ntashidikanya ni uko afitemo inyungu nyinshi, yemvestishije muri jye cyane biramugora kwemvestisha muri jye. Rero ndi proje ye, yatanzemo byinshi, yashoye byinshi cyane muri jye, yashoye amaraso ye, yashoye ijambo rye, yashoye izina rye, yashoye imbaraga ze, yashoye ubwiza bwe, yashoye kubaho kwe, yashoye ubushobozi n'ububasha bye muri jye. Urumva rero agomba kumbyaza umusaruro, Kristo Yesu. Iyo anyungutsemo nanjye mwungukamo. Ako reka ngasubiremo kuko ntabwo ahari kumvikanye neza. Icya mbere njya ngo nkubwire, ufungura amatwi, wenda pour une fois dans ta vie, mbabarira unyumve kandi unyumvishe amatwi y'umwuka, mbabarira pour une fois. Uvuga uti noneho umwuka wera nzibura amatwi.
une fois ntufate ibi bintu nk'ibisanzwe ko nkwinginzira nta na rimwe Yesu agirira neza umuntu, ahamagara umuntu kubusa gusa ngo arampamagaye, ngo kubusa gusa ngo arampamagaye, ngo arantoranije gusa noneho ngo nzamuhombere. Aho niho nashakaga kugera. Wirinde niba hari ikintu yakuvuzeho, wirinde niba hari ikintu yagusezeranije yarashoye, wirinde ngo aho kugira ngo aguhombe yaguhombya. Wirinde ndirinda cyane, aramfasha, birananira, ntago byoroshye kwirinda kwirinda uri muri iyi si ntago byoroshye. Umuntu wese arashaka abantu benshi kugira ngo icyobo cye cyuzure, ariko jewe ndi kuri finale yo kuzinuka buri wese na buri cyose gishobora kuba cyambuza gusingira. Kandi icyobo kiba mu muntu Yesu yuzuyemo. Ndakubwiza ukuri ngo icyobo cyanjye Yesu yuzuyemo. Ndamusaba kandi ngo ajye ahora atsiratsije yuzuyemo. Sinzakenera ibindi byo kujyamo, no, ntibizabona aho bijya kuko Yesu yuzuyemo. Abantu ntibakabona aho bajya, famiye ntizikabona aho zijya. Yabo we, amagambo y'abantu ntakabona aho ajya, abambeshya ntibakabona aho bajya, abandyarya ntibakabona aho bajya, abavuga ubusa ntibakabona aho bajya. Yabo we, ndyarya ntizikabona umwanya. Yesu uzimagize. Uwo niwe Kristo Yesu wabambwe agapfa akazuka. Rero niwe nje nanone mu izina rye, nanone nje mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, nanone nje mu maraso ye. Ayo ngayo niyo kimenyetso. Ndagira ngo mbamenyeshe ko marayika akomeje gushyira ikimenyetso kuri abo ngabo barimo kuvuga bati twarabyishe kabisa, twarabyishe. Ubu ngubu natwe reka tube proje, nanjye reka mbe proje yawe mwami Yesu. Abo ngabo akomeje kubashyiraho ikimenyetso. Yesu Kristo rero ashimwe cyane, ahabwa icyubahiro. Niwe nirata, niwe kivugo cyanjye. Haleluya. Aritanga ngombeho Ambe y'urwibutso niho amaraso y'umwami wanjye yamenetse. wabambweho umwami wanjye Kristo. Muri bya bisambo bibiri Yesu niwe wabambwe hagati. Insizi yanjye ubwe birabonetse, Golgotha ngukunda ntyo. Niho yameneye amaraso ye. Aya ngaya ayanyijejeho ibyaha byose. Aya ngaya niba uyashaka ari bukwezeho ibyaha byose. Yes. Nuwo nguwo. Muri bya bisambo bibiri Yesu niwe wabambwe hagati. Sinzi yanjye yarabonetse disi we. Sinzi yanjye yarabonetse. Insinzi yanjye yarabonetse bene data. Insinzi yawe nawe yaboneka cyangwa nawe yarabonetse. Niwe n'insinzi. Uyu munsi rero ndagira vuba, reka mbabwire nkuko mwabonye insanganyamatsiko ko umuhamagaro wo gucungura wose iteka umena amaraso. Ni ibintu bikomeye nahawe kugira ngo mbagezeho nitonze, kugira ngo buri wese umwana w'ubugingo umwuka wera arimo gushakisha ibi nibye ya kubera ko bene data bakundwa, twese twizeye amaraso ya Yesu ariyo twavugaga mu mwanya, kugira ngo atwezeho ibyaha, ibicumuro no gukiranirwa. Hanyuma iyo twizeye dutyo dutangira inzira y'agakiza kubw'amaraso ya Yesu nyine. Buri wese siko yatangiye. Kubera umuhamagaro wanjye rero jewe, reka ngire icyo mbivugaho wenda gitandukanye na wowe.
umuhamagaro wanjye kubera ko kuva kera umwanzi yarawuzi, igihe ntawuzi, yarabizi ko umuhamagaro mpamagarirwa ari kirimbuzi, ntabwo nari nakabimenye, sinari nagakijijwe, sinari nakamenya iyo biva n'iyo bijya. Nuko umwanzi rero abimenye igihe ahengera, igihe nkijijwe, igihe ntangiye kabisa kwinjira, ajyana rero dosiye yo kugira ngo afite ibyo aregesha koko kandi byari bihari, avuga ati ya nubwo yakwizeye ariko reka mugerageze, reka mumpe mugerageze, ndabizi mumpe kandi umuhamagaro we urakomeye cyane kuko igihe gishyizeyo azandwanya. Mpereza rero ubwo yaranshese kugira ngo agamburuze mu by'ukuri iby'Imana yamvuzeho. Umwanzi yaranyishe mu by'ukuri nanga gupfa. Umwanzi yaranyishe, Yesu akagenda akinga akaboko, akinga ukuboko, naba mbizi nako icyo gihe nta nibyo narinzi kuko imfu yanyijije ni nyinshi cyane, ariko mu by'ukuri nawe yari afitemo inyungu. Yego bere data bakundwa, uyu muhamagaro nawumeneye amaraso, nawumeneye amaraso yanjye. Ibi nabwiwe ko bibabwira wazi, nawumeneye amaraso. Ibi ndabikubwira kugira ngo udakomeza gukina, uve muri iyo mikino rwose, wiyambure icyo kintu kigutwikiriye, wiyambure buri kimwe cyose, kuko ni ku neza yawe kumva ibi bintu. Yewe namenye amaraso yanjye kubera uyu muhamagaro. Uti wayamenye utese kandi ukiriho? Kubera ko nagombaga gukomeza kubaho kugira ngo nzasoze nyine imigambi y'Imana kuri jye, kugira ngo nzasoze icyo Kristo yamfatiye icyo muri iyi si, kugira ngo nzasoze, kugira ngo azamvanemo inyungu z'ibyo yashoye. Amaraso yanjye yagombaga kumeneka n'ayabo nabyaye. Abo ni amaraso yanjye. Yes, ntabwo hapfuye umwe, hapfuye babiri. Ntabwo amaraso yamenetse ari ay'umwe, hamenetse amaraso ya babiri. Uwa mbere yamenetse mbere y'uko ninjizwa muri uyu muhamagaro, uwa kabiri ameneka ari uko nawinjijwemo. Ntacyo wumvisemo? Urumva bisekeje? Napfushije abana babiri kugira ngo ngamburuzwe mbivemo. Kwa mbere apfa mbere ninjizwa, uwundi apfa nyuma. Uwa mbere yapfuye, uwa kabiri yapfuye nyuma y'imyaka 5, 93, undi apfa 98. Mu myaka 5 nari ntanze impongano y'amaraso yanjye bwite, y'amaraso yanjye bwite. Dushobora kuba twari duhuje na bya bindi bya positive na negative, kuko ubundi nige wagombaga kugenda, nige Satani atashakaga mu by'ukuri, ariko yaransabye, habwira Yesu ati mumpe. Uramuhamagarira ngo ibi bintu ngo by'ububyutse, ngo bw'ibihe by'imperuka, ngo igihe ngo ibihugu bizaba ngo ari ubwami, ngo akiwe nibyo ngibyo, ibi ndimo kubona bizaba biteye ubwoba isi. Ati mumpe. Arabivamo ndabizi. Wambaza uti se amaraso ya Yesu yarahagije nyine. None se ntiyari narababarirwa ibyaha? Sinari narababariwe ibyaha, sinari narabonye agakiza se? Ariko ibirego ibyo ni ibindi. Satani ararega cyane iyo hari ikintu Yesu yakuvuzeho. Kuko dufite Yobu. Dufite Yobu, Imana yaramwirase. Ndibuka uwo wa kabiri apfa, nararanye n'intumbi ye, nayindi mu bihe by'ituruna mbi cyane y'ubuzima bwanjye. Yari afite imyaka 4, nararanye nawe ariko mu gicuku mbaza Yesu rwose,
ni mwami, kureba ndi mu bubyutse, kureba ndimo kwaka umuriro, ko wambabariye ibyaha, uyu mwana apfuye ati. Mu by'ukuri bisobanurire, uretse ko yari yanampaye n'imbaraga nyinshi, yanyujuje n'imbaraga nyinshi. Anjyana muri Yobu ibice 2 n'umurongo wa 3. Ariko abantu murimo gukina n'akagakiza n'uyu mugabo w'Umunyagalilaya we. Yobu 2 umurongo wa 3b yaho iravuga ngo akomeje gukiranuka nubwo wanteye kumuhora agatsi, nubwo wanteye kumuhora ubusa, nubwo mu by'ukuri niyo mpamvu iyo mbyibutse mana we mwibuka n'ukuntu bamwe barimo kwinefaguzwa bavangavanga. Ndavugana nawe urimo gukina n'iby'Imana yakuvuzeho. Ndavugana nawe ngo uzi kugiye i Kanani ariko umutima wawe mu by'ukuri urakibereye muri Egiputa, uri mutupu. Ndavugana nawe ufite amasezerano yo gukoreshwa mu bubyutse bwuje ariko ukaba warimitse kamere n'ibyayo, akaba ari byo mwibanira. Ni wowe ndimo kuvugana nawe. Iyo nza kwimika kamere, iyo nza gukomeza kwinefaguzwa, iyo nza kugenda nyobaguza, iyo umutima wanjye uza gusubira muri Egiputa, n'abari basigaye ntabwo bari kubaho. Nta mavuta abaho muri iyi si, nta mavuta abaho ku Mana ushobora gusiga kamere. Ntabwo ushobora gusiga kamere ngo ike. Kamere irakubeshya kuko iba yarashimye ubushyitsi. Jesus. Kamere irera ikera imbuto, ikakwangiriza kandi ikakugeza ku gihe utagifite kirengera, kuko hariho igihe Imana ikakwinginga yagira aho uti stop. Sorry. Mwene data ndimo kuvugana nawe, wowe wagiriwe ubuntu ko jewe ndimo kukubwira ibi. Kiriya gihe jewe ntawe nari mfite ubimbwira, ntawe nari mfite usobanurira ibimbaho, ntawe nari mfite usobanurira unjyana, ntawe nari mfite urimo kumbwira ibi ngibi nkubwira, ntawe nari mfite umubuhamya nk'ubwo ndimo kuguha kugira ngo umere neza. Impamvu tugiye kwinjira, nanjye ngo tugiye kwinjira, twinjiye. Ndavugana n'abo dukorana cyangwa abo tuzakorana, ab'Imana yateguye ko basabwa kumesa kamwe kugira ngo bitazatuma na gato umwanzi abona urwaho rwo kubagirira nabi kandi aribo babyiteye. Kubera gufungura imiryango ya za kamere, ndavugana n'uwo ari we wese ufite isezerano ry'Imana ngo amese kamwe. Icyambere icyo Imana igusaba, wowe udashaka kurekura kamere, wowe udashaka kwiyambura igomwa ryose, wowe udashaka gutunganira Imana, wowe uzi ngo ko ufite amanyanga menshi ngo n'Imana uyashyiraho amanyanga ngo ikakwemera, simbizi uko utekereza. Dore icyo usabwa, icyambere cyoroshye no gusubira muri Egiputa. Birakoreye kuko n'ubundi umutima wawe niho ku mugaragaro, umutima wawe niho wibera. Icya kabiri ari nacyo Imana ikwifuriza, gufata inzira ujya i Kanani. Kandi iyi nzira nayo ntabwo yemerera abafite imitima ibiri. Nicyo kibazo. Buri wese ufite umutima wasigaye muri Egiputa ntashobora kwinjira Kanani, arapfira mu butayu. Ndakubaza rero, uri Yosuwa se? Abantu bazi gusubiza vuba, hari abavuze ngo ndi Yesu.
ngo hari n'aba Pawulo. Uri Yosuwa cyangwa uri Kalebu? Bamaso, ndakwinginze ibi bintu byanzonze mbere yo kubivuga, byanzonze. Bamaso, wenda wowe ntabwo bizagusaba amaraso yawe, bamaso disi. Wenda ntabwo bizagusaba amaraso yawe wabyaye, bamaso. Urwo rwaho rwose, iyo miryango yose ukomeza kwasamisha, ariko ubundi wabaye maso. Kuko Imana ikwifuzaho. Bamaso kugira ngo utaku iki giciro cy'amaraso yawe. Niba Imana yarakuvuzeho ko ufite umuhamagaro wo gucungura, bamaso. Hari nyirabyo, hari ngira ubu butumwa. Rekeraho gukira mu bya Yesu. Rekeraho gukira mu bya Yesu, kuko ingaruka ntabwo uzabasha kuzijana, nakubwiza ukuri. Kuko zishobora kuguhindura umusazi cyangwa zikaguhitana, ni bibiri. Bamaso, wenda igitambo wazasabwa cyaba ari igitungo kenya atari amaraso yawe. Bamaso, umwuka numwemerera aragufasha, ariko ibikuyobora nubigaburira, ukabiha ibyo birya, ukabiha ibyo binywa, ukabinezeza mu mubiri, ibitekerezo ukabibiha. Mama we, niba udashobora kugira kamere umwanzi wawe, nta kintu ifite nakubwira. Benshi mwanze gukora ijambo ry'Imana, benshi mwanze gukora ijambo ry'Imana, benshi muvuga ijambo ry'Imana. Ndavugana ubu ngubu, ndavugana nabo turi kumwe, simbizi ntabwo benshi ntabwo nyibibuka amazina. Ndavugana nabo Imana yambwiye yateguye bwo gukora muri ubu bubyutse bw'umuriro. Ndavugana n'abangaba bose. Benshi banze gukora ijambo. Wowe wanze gukora ijambo, tega amatwi wumve. Uzi kurivuga, uzi kuyadondobekanya menshi cyane, ariko kuyakora byarakunaniye. Umva ukuntu Imana ikubwiye ngo ijambo wanze gushyira mu bikorwa ryo rigiye kwishyira mu bikorwa. Reka ngusoreremo wumve ko c'est grave. Iryo wanze gushyira mu bikorwa ubwaryo, mu mbaraga zaryo, rigiye kwishyira mu bikorwa, rigiye kwikora. Kandi ngo mbabwire ngo benshi murimo kuzira akamenyero, kumenyera ko ntacyo wabaye, ko ntacyo ubaye, ariko ni ibirundo. Yesu arunda na Satani akarunda. Kumenyera Imana birica, yewe kandi bikicisha. Ndimo ndaguha amatangazo rega. Yesu akeneye abahindutse gusa. Umva. Yesu akeneye abahindutse gusa, ntabwo akeneye abazi gusobanura Bibiliya. Abarabagwije ni nabo bamwicishije. Kandi nkubwiza ukuri, yewe urimo kumva aya magambo, kwa Yesu nta kimenya kibamo. Ndibuka ari mu giterane, nyina na bene se na bene nyina bakaza ngo bamushake kugira ngo bafate pose, bafate selfie. Ngo atuma bahitaga ati mugende mumubwire ngo nave mu byarimo hanze, ndi nyina kandi na bene nyina turi hano turamushaka, soke aze dufate selfie. Ngwara wasubiza ati mama, data, abavandimwe banjye nabangaba barimo kunyumva, ati nabangaba dufatanije, nabangaba duhuje mu mwuka. Urumva neza wowe bikumviremo ko nta mwana, nta nyirabukwe, nta sebukwe, nta mukwe, nta mukazana, nta nshuti, ntabyo mfite.
aba mfite ubu abantu ndimo kumwe nabo, haleluya, abantu ndimo ndi kumwe nabo duhuje mu mwuka, nabo twumvikana mu mwuka, nabo turi kumwe mu mwuka, nabo turimo gutahiriza umugozi umwe mu mwuka, nabo twinjiranye mu bubyutse, nabo ntekereza bakamenya icyo natekereje, nabo tuvugana mwanjye nkabumva. We abandi nyine bazazana n'abandi, bazabana n'abandi, bazarya ku by'abandi, wenda simbizi ahari burabyaye bo, simbizi bashobora kugirirwa neza hari, kubera ko wenda nk'uko Yakobo n'abayuda bariya bene nyina na Yesu bamupinze mpaka azutse. Ubwo kubera ko ngiye kuzuka busava, ubwo bazimbizi nabo wenda bazajya barya utuntu ntazi twari twa. Umwuka wera amaze igihe nsibamo abantu bose batamfitiye umumaro, ntago binyoroheye kubera namenyereye nabi. Ni igikorwa cye kandi naramwemereye mu izina rya Yesu Kristo, kandi nakomeze ndashaka gutunganywa rwose. Nago kandi nakwibeshya ngo abantu ngo bezwa kugira ngo bahabwe imirimo. Ishyano reka ryaraguye. Twezwa kugira ngo tuzabone kandi tuzabane n'Imana, tubane n'Imana muri iyi si kandi tuzabane nayo ubuziraherezo. Imana irera, natwe tuvuga ko tuyisenga tugomba kwera, tuyisengera mu mwuka no mu kuri. Aho ibi ngibi tuzi kubivuga, ariko n'ukuri bitunganywa n'abaki. Nanjye ntabwo ndagera ku rugero ubwo wumva ngo ruhanitse, ariko ndakubwiza koresha yo ndasibana napasuye, napanuwe, nijiye. Yes byose birava mu nzira, kandi ntukangishe amasezerano. Ntabwo Imana izayakurindira nyabusa utabigizemo uruhare. Ibyo kuvuga ngo Imana yaravuze, yaramaze, Imana yaramaze nyabu, siko yavuze nyine, yaravuze. Niba yaravuze yaramaze, komeza ukora ibyaha ngo Imana yaravuze, gotomera ibyaha ngo Imana yaravuze, bana n'ab'isi ngo Imana yaravuze, ukomeze wisiga ivu, kuko ngo wicarana n'imbwa ugahagurukana imbaraga se zuzuye imyenda. Hanyuma baba bagatebo rero byajya ivu ukariyora ukageza aho uzariteka ukanywa amazi yaryo. Jya niba wishakira imirimo mbere yo gushaka Kristo, ufite umwuka wa Antikristo, none ngiye kukurangira aho bakeneye abakozi, ukomeza kuntesha umutwe. Ndakurangira aho bakeneye abakozi, kandi bahemba neza, bahemba amadolari cyangwa amayero cyangwa amapawundi. Ayiwe, mbese kuki tudatinya koko? Ariko kuki amateka atatwigisha? Ariko niba ntayuzi basi gendera kuri aya nkubwiye, gendera ku buhamya nakubwiye, gendera ku byanjuzi disi. Abisirayeli mu butayu nduguya niko ye. Tugiye kubabwira igifaransa. Abisirayeli mu butayu, Imana yababwiye kangahe? Hambutse bangahe? Ariko ibyo tuzi, ariko ntabwo muzi ko ibingibi bintu raseriye. Imana yabivuze irakaye ngo mwangerageje ibihe 10, ngo mwangerageje ibihe 10, igenda ivuga aho bagiye bayigerageza. None sha muragira ngo turangana? Nanjye hari abangerageje nanjye hari abangerageje, ntabwo nagombye kuba ameze gutya. Nanjye hari abangerageje. Ndagira ngo mbabwirire itangazo ku mugaragaro neruye. Nta muntu n'umwe nigeze mpakazi, n'umwe kugeza ubu. Nta muntu nkorera, nta muntu nahaye akazi, nta n'umwe unkorera, ntawe membesha, ntawe nzahemba. Ubwira ko hari icyo nzamumarira yaribeshye, kandi amaze guhomba.
umuntu ushyiraho umutima yakwirebera. Abo mfitiye imyenda ifatika bazayipange, banyibutse kuko ndimo kwibagirwa ibintu byinshi, banyibutse hanyuma nzasaba Yesu abishyure. Nta muntu n'umwe nigeze mpakazi, nta n'umwe nigeze mpamagara, nta n'umwe nigeze menera amaraso, nta n'umwe napfiriye, nta n'umwe nazukiye, nta n'umwe naremye. Mu bo dukorana muri uyu muhamagaro twagiriwe ubuntu bwo kugira ingeri zose. Aha ngaha nabanje kubabwira ibyerekeye umuhamagaro wo gucungura nk'uwanjye ko umena amaraso wenda nawe nuko. Mu bo dukorana rero harimo ingeri zose. Dufite abanyepolitiki, dufite abasiyantifike très qualifiés, dufite les sociologues et les informaticiens, dufite abaeconomistes, abastatisticiens, dufite abamathématiques n'abaganga, dufite abainfirmières, dufite abarimu, dufite za nararibonye, dufite abantu bazi gusobanura, dufite impano zose. Muri uyu muhamagaro ndi kumwe n'abantu b'impuguke mu nyarige muswa. Dufite abasirikare, dufite abapolisi, dufite abakorera Imana full time, umva we, dufite n'abateolojiye we. Mumbabarire birandiye. Mumbabarire birandiye. Niba izi ngeri zose turi kumwe badashobora gushaka Yesu, reka mbarangira akazi rero. Aba abanyepolitiki bashaka sibizi wenda imyanya ntayo mfite, bagaba bashaka se kuba bande, kuba ba ministri se bajya kwa patiri wenda. Haba scientifique rero bahari ngo bazi yaba sibizi science, physique, mathématique, chimie, biologie, biologiste, bene abo ngabo ubwenge bwarenze na Yesu bakamushyira mu bwenge bwabo bakamukoroga, noneho bakamukorera hejuru y'ibyaho ngo arahari di, ubwo ngo arimo ngo ntaga bireba ngo kandi azabemerera parce que ngo bazi ngo ubwenge. Ndabarangira akazi muri naza handi disi we bakora ibyogajuru za satelite, bakora za poro, babandi bazi kuba batayapo. Mujye muri naza, mujye muri naza. Abo ngabo ngo namwe mujye muri FMI, mujye muri Banque Mondiale, mujye muri Loni, mujye muri musambana umusozi. Kandi abakozi bo muri Loni benshi ntabwo basambana neza nk'uko bisanzwe, umugabo n'umugore wenda umwe wenda akajya hejuru cyangwa undi akajya hasi. No, bagomba guhena. Mujye guhena. Mujeje. Buri wese ufite akazi turi kumwe muri uyu muhamagaro akaba afite ibyo yize, atarimo gushaka Imana, ngo uzamubashishe ibi bintu byose, ngo uzamubashishe. Ndavuga mbabaye kandi cyo nabwiwe, ndavuga mbabaye ngo ni mumese kamwe rero, muramesa kamwe nta bisobanuro ntabyo. Yesu ntabwo ageze yisobanura ku musaraba barimo kumubamba. Okay? Dufite n'abari muri pension. Abari muri pension hamwe nanjye muze dushaka Imana nk'abazapfejo. Dufite n'aribonye muri byinshi bitandukanye. Dufite n'abasirikare, dufite n'abapolisi, dufite n'abakorera, dufite aba bose ingeri zose bashobora gukora akazi kabo neza bakurikije ibyo bize. We abumva bafite ubwenge bwinshi, ndimo ndabarangira akazi muri Banque Mondiale. Mwembwe menshi, mujya guhembwa menshi, ariko bo
Bon. Ceceka wumve. Fi. Fi. We. Fa. Ha. Fa. Sishaka. Umuntu. Wongera ko. Rato sai. Kumvangira. Soka. Do. She. No. Oh. Yes. No. 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 Gorogota, musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro. waririwe w'amarira menshi cyane Golgotha, wamenetse w'amaraso menshi cyane Golgotha. Gorogota, musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro. waririwe w'amarira menshi cyane Golgotha, wamenetse w'amaraso menshi cyane Golgotha. Ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwankunze na munsi, asiga byose twabonye, aritanga ngo mbeho. Ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwankunze na munsi, asiga byose twabonye. Wadukunze tutamuzi asiga byose ngo atubone. Bakundwa, ndashima Imana abirimo kuzana, ndashima Imana abirimo kuzana bakumpoza bakunyomora ibikomere. Yes. Bitabaye ibyo ari ngiye gusara, mbabeshye se, ari ngiye gusara. Yego. Muri izi ngeri zose mvuze, hari umunyapolitiki Imana yatuzaniye w'inararibonye, ariko ari ku karago, arimo arashaka Imana kugira ngo ahakure amavuta azamubashisha gusohoza ibyo Imana yamuhamagariye. No. Ndumva we nta yindi myanya ashaka, ntayo. Nukuri kandi Imana ikomeze imucishe bugufi, kandi Imana ikomeze imwigisha. Haleluya. Bene izo mbuza kurahira zirahari, imbuza kurahira nizo Yesu yashigarije. Haleluya. Yesu yashigarije imbuza kurahira Yesu yashigarije imbuza kurahira abagabo n'abagore b'intwari, abagabo n'abagore badafite amanyanga, abagabo n'abagore batavuga ngo baramatonetse, abagabo n'abagore barenze umurongo wa wundi bashyiraho ngo ngahangaha ngo iyo uharenze ngo ububuze ubwenge. Yes, icyo gihe nicyo kubura ubwenge, ubwo ngubwo urimo kuvuga. Yes, barahari, ni bake ariko ni beza. Haleluya. Bangwa neza abenshi. No. Umuntu uri bugendane nanjye hari wavuga utari ko kurimo kwishyiraho cyane, buragendana nawe wowe urava ukajya he? Ndagira nte? Aya, ndavaye nkajya he? Yego this way. Makubwirira iki se nyine ko utari kumwe nanjye?
nyine urashakira iki? Abize, abiyumva mu bwenge, bazi Bibiliya, bazi gusobanura, abumva barize cyane, mumbwire mbashakira akazi muri FMI, muri badi, muri Loni. Haba muri Loni nyine batanye nta ubana n'umugore we, yego. Yego. Na za kuki mudasubira muri Egiputa neza? Kuki? Why? Dis-moi. Aha narababwiye ntabwo ari mu idini. Noneho byo twinjiyemo byo n'umuriro. Bigeze kugeza igihe bazajya nkuko batumaga kuri Eliya ngo nibagende ngo baze ngo umukozi w'Imana rwose niriwe yego Yesu ashimwe rwose ati niba ndi umukozi w'Imana umuriro numanuke batwika mwese mwandyarya ngwiki abanyepolitike turabakeneye ariko bakaza bagaca bugufi bakashyira politike hasi kubera ko ntacyo yamaze. Ntacyo nibyo barimo ubu ntacyo bizamara. Abumva bashaka gukora iyindi politike none yo hejuru bajye basange kambanda bajye mu kugira ibyiza bya benshi simbizi. Imyanya irahari muve muzuba. Yes. Ngwiki Yesu yarafite abantu 12 babagabo yitoranirije atoranyamo numwe uzamugambanira ariko uzikubana n'umwishi natwe ngo turimo Yuda manya bari dari benshi turimo ingenza nyinshi yes turimo ngo bajye muri amakuru ngo umunsi ku wundi ariko mugiye kubona urupfu bagiye gupfa. Yes. Icyo ntakuyeho keretse bihannye. Uyu muntu yihannye bivuye ku mutima aho ngaho nta wundi wahagarara. 12 yari abazi neza sha. Na Yuda muzi ko ari uzamugambanira ariko urumva icyo gikomere Yesu yapfanye di. Hose Yuda yabaga hari. Byose Yuda yabaga birimo byose. Bari ba Matayo ba Petro na Yohana bari bahari ba Tomasi na Bartolomayo na Bazerote nabo kwa Rufayo no kwa Zebedayo bene nyina wa Yesu buri bwo bareba hariya ubwo muri Yakobo yanditse birabe mwe rwose mumenye rwose ko ari ibyo byishimo rwose nimuhura n'ibyo bagerageza bitari bimwe kwizera kunesha gukoresha byerengero bitera kunesha nuko none hariya ruriya rwandiko rwe yanditse ngo rureme rwose nakantu gato kakanyama gato yango kaba hagati ariko gatwika icyambu buri amagambo yavuze mukuru we zitizazo ariko nawe ngwiki warebye ko yandika warebye ukuntu uriya Yuda yandika bamwemeye ari uko azutse. Ayiwe we umuzajya bwemera abantu ari uko bazutse mugiye kwemezwa n'umuzuko. Haje kuba ba Paulo na Barinaba, haje gukurikiraho ba Stefano, haje gukurikiraho bari aba Priscilla na Aquila. Abo bose ndakubwiza kuri bo bari bafite kamere zabo ariko ntabwo bigeze bazishyira imbere. Abo bose bakurikiye Yesu Kristo batamuryarya ngo bavange n'isi. We ariko wagiye mu isi ko kuryoheye. Aba bayuda ntabwo bigeze babaca gwisha. Aba bayuda bagaragaza uko bameze. Ntabwo bigeze bagira ubucakura nka bamwe mu banyarwanda cyangwa abo barundi. Bigaragaje uko bari bameze imbere ya Yesu kuko y'urundi ari abazi disi. Alala. Ndakubwiye ngo bavuye mu cyumba cyo hejuru babaye abandi. Abandi rero ntabwo bashaka icyumba cyo hejuru. Abandi ntabwo bashaka kumanukirwa n'imbaraga z'umwuka wera. Abandi ntabwo bashaka kuzura umwuka wera. Abandi ntabwo bashaka imbaraga z'umwuka wera. Barashaka ibintu by'akazi tu ngo bajya gusura Egiputa mu gitondo. Ayiwe. Hanyuma kumanywa ngo bakajya mu nzira bajya Kanani ya Sosi. Kanani yandese. Bavuye mu cyumba cyo hejuru bahinduka bandisha. Impamvu mvuze ibi rero ngiye kwibabwira
muzi ko hari abataye Yesu bakigendera. Abangaba aba bantu bataye Yesu mbakunda kubi, babaye abagabo nyabagabo bameshe kamwe, kuko bari baje mu giterane cya mbere cy'ibihumbi 5 igihe imigati n'amafi byatubukaga, ngo abagabo nibo babaswe, ubwo abagore n'abana ntibari barimo, ubwo no kuvuga ngo bose hamwe bari 10,000. Nyuma nanone haza abwirizwa 4 abagabo 4,000, ubwo no kuvuga ngo abagore n'abana, ubwo wenda reka tuvuge byose ko amateraniro 2 yakozwe n'abantu 20,000. Mbega mega church we. Maze rero babandi bazi imibare cyane batangira barabara bati pastor genza aba representante garuliza abapotre urazize ngiye uzajya mbabura amafaranga ryo uzajya mbaba nkora imishinga barabipanga we bakubitana imitwe mwati no ntago ushobora kwemera byo mugivuza ibyo ngibyo uvuza ntago ari byo ahubwo hajyo hazavamo amapaundi 50 avuga ati no amayero 400 ndatereka reka amadolari tuyavunjishije ubwo ngo bazi ko idini ryatangiye, bamwe bajya gushaka sare, abandi batangira kwitweresha amafaranga, abandi batangira kubaka parikingi. Bingwa ariko Yesu reka nkubwiye urukundo rwose nzarukumariramo gusa, niba ukwereye gusa nta kindi. Ayaya igihe tuburaga imitsima babyaje mega caci abantu 20,000. Yewewe inshuro 2 gusa 20,000 baravuga bati uyu munyamavuta turamurya tu. Hatangira kuboneka bamubwira bati ubu rero ukora ibi, ubu rero gikagiye nkubwiye, ubu rero giye nahishuriwe ibi, ubu rero giye neretswe ibi, ubu rero giye ubu rero giye Imana yansanze yambaye ikanzu ingofero y'umutuku. Yakada Yesu akamureba mu bwonko, tinayishuriwe ko wangize premier ministre hanyuma nkabana derege hanyuma akaba ari jewe ushinzwe kuyobora abangaba bose aba bose ninjye ngomba kubajya hejuru nk'abadomina nk'abakontorora nk'abamanipira nk'abaexploiter nk'abica. Yesu ati batangira barayabara amaturo, harimo b'abafarisayo, harimo abacuruzi bakabuhariwe bazi umubare naho ureka ibyo we wigira. Barayabaze babona ku kwezi ntabwo bazajya babona aho bayakwiza. Bingwa arabumva arabihorera. Mundekere ntibamumwanze nimumundekere ntibamutamushaka nimumundekere arabareba arabihorera. Bakora imibare yabo barangije bamushyira proje ati 0 aziraga ari ibi byanzanye mwebwe, ntabwo naje kugira ngo nshuruze, ntabwo nazanywe no gucuruza. Muraskwasi uvuze ngo iki? Ntabwo ushaka guteza umurimo w'Imana imbere, darabakijijwe niko barashaka kudusubiza inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dukizwe, ngo umubiri w'ubugingo, ngo n'umwuka, ngo n'umubiri, ngo tubeho neza cyane tuvuye arare. Wati swata nige jambo wamanutse mva mu ijuru ubundi ngiye ntazasonziteka bati umva mbese ubwo filozofe atangiye kandi nta nubwo yize cyane, nta nubwo yigeze yiga na rimwe, n'uwo mu rutoke pfiriye Nazareti. Gose ariko mwageze mubona umuntu wanga kubahora kandi twari tubonye amafaranga. Ngo iki? Ngo iki?
abangaba bose batanze igitambo cy'umuhamagaro, abangaba bose baracunguye, yemwe baracunguye. Bariya yabajije, sorry mumbabarire, bariya baragiye, biriya 20 byaragiye kuko byaragarutse bwa kabiri ngo akora imigati na mani basanga yicariye kunuza mu twatsi ari kumwe na ba Petero. Bagaruka ubwa kabiri nawe nta kintu yakoze, ubwa gatatu nta kintu yakoze. Ibi bintu shahu byo gushaka umuntu inyungu, ndabivumye mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ngo barigendera, hasigara bakeya nyina abana b'ubugingo. Mwana w'ubugingo ntaho ajya. Ati namwe murashaka kugenda. Umusazi Petero ati ntawe turi buke, dufite ibibazo nibyo, dufite ubukene nibyo, nta nubwo turimo gushyiramo imibare myinshi nibyo, ariko ni wowe ufite ijambo ry'ubugingo, ntaho turi bujye. Kandi umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Ariko abagiye babaye abagabo, basubiye muri Egiputa. N'ubu ntabwo bari bavuyemo neza, yego ntabwo byabaruhije, ntabwo hari kure. Ariko umwami Yesu Kristo tuzamuziza ibindi, muzamuziza ibindi, ariko ntawe uzamuziza ko twavugishije ukuri. Yaravuze ngo inzira irafunganye, yaravuze ngo kumukurikirana ukikora umusaraba iminsi yose. Tunukureka ibyaha. Yes. Hey, mureke kwikunda, mureke gukunda impeya. Mushyire imbere bagenzi banyu. Ibyo rero ntabwo abanyamubiri bashaka kubyumva. Iteka bafite ibisobanuro byabyo n'impamvu zabiteye n'ukuntu bizagenda. Ibyo bisobanuro se ko Yesu yabihaze. Ngabo abarimo kudindiza ministeri z'umwuka izo arizo zose, ngabo abarimo kudindiza, ngabo abanyamubiri baza bakishushanya ngo n'abanyamwuka, ngabo abisha ibintu ariko basohoke mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muryango twinjiyemo ntibawinjiremo keretse uwihana agahinduka. Yesu nsanzwe nzi kunyumva. Ahangaha uranyumva cyane ahubwo. Ntihagire umuntu winjira adahindutse. Ntabwo bashobora gukeza abami babiri. Ni wowe wabyivugiye mu kanwa kawe. Uravuga uti mpanganye na mamo ni daimoni y'amafaranga yo gukunda impiya. Jewe ndi umwami wanyu, ariko hari undi mwami mwimitse witwa mamo, gukunda impiya, umuzi w'ibibi byose. Ati rero ntabwo nshobora kubangikanya na mamo. Ntabwo ngiye nshobora kuba umwami na mama ngo abe umwami. Ntabwo ushobora kutwemera twembi. Kunda mamo urumumariremo, cyangwa se kunda Yesu urumumariremo. Ndiyo. Yego kwiyoberanya byataye agaciro. Kwiyoberanya byataye agaciro. Ndasaba Imana ngo abadashobora kureka kwiyoberanya, abadashaka kwihana, abadashaka kumaramaza bose ibashyire hanze. N'igihe turatanguranwa n'igihe cyo gukora ibintu bikomeye. Haleluya. Ntabwo ushobora kwiyoberanya ngo mara igihe, kuko igihe ukina igihe cyo kugira ngo abarimo kwiyoberanya apana bo bigwiririra. No, ababikorera imibare bakiyoberanya babizi neza kandi babishaka rwose. Ariko ntabwo ushobora kwiyoberanya ngo ugeze hese. Kwiyerezo urashaka kumena amaraso yawe. Urashaka kumena amaraso yawe. Ntabwo mbese mwari muzi ko ntabwo mwari muzi ko buriya Adamu nawe bamumeneye yamenye amaraso. Iriya nyamaswa Uwiteka yabaze. Mwari muzi ko Aburahamu nawe nuko. Mwari muzi ko Yosefu nawe nuko. Iriya nyamaswa bishe bakambika ikanzu. Mwari muzi ko Yakobo nawe yatakaje Rasheli mu nzira inkundwa akaziye. Mwari muzi ko Mose yagombye kwica umunyegiputa. Ibyo ndimo kubabwira buriya tushobora kuzabireba ubutaha. Mwari muzi ko Yesu Kristo nguyu Mesiya yisasiye abana b'i Betlehemu.
ngo iki umbwiye ngo iki wambwiye ngo iki umuhamagaro ucungura umena amaraso niba warahamagariwe gucungura n'akazi kawe hita wihana winjire mu maraso ya Yesu ubu ngubu kuko mbikubwiye ntubimenye kuri abo biyoberanya hari urugero rwanshekeje injangwe ngo agiye kwaka akazi ko mu rugo mwese muraruzi ngo yambara neza itaburiya ishyiramo cya kigofero cy'umweru ijyana no muri cuisine itangira koza n'amasayi n'amapura kugira ngo igisereva abashyitsi ba mbere baraza abakora diplomatique consuleri arabaseriva rwose ibirahure arongera bisubiza ari bizima nyarujangwe nyirapusi nyirahugo abashyitsi barongera baragaruka biramenyerwa ko nyarujangwe nyirapusi nyirahugo ari uwa mbere mu guseriva uko umukozi babonye muri ya rugo ateye ubwoba n'ukuri ko aba yambaye neza yarinze yambaye n'itaburiya n'ikigofero cyo muri cuisine cy'umweru mbisase hazaza abandi rero hazaza abandi nuko kamere ntabwo ugiye babushyitsi hazaza abandi nyarujangwe yambaye neza cyane bya bindi nababwiraga mu mwanya nuko abashyitsi bicaye nayo ifite ipura nuko imbeba irahise hapo igipurato nyarujangwe igikubita hasi yirukankana imbeba isi kigari we ngo kuko bigiye kubamerera mwebwe nibyo niko bigiye kubamerera umva reka nkubwire ibi ngibi nubwo wumva mvuga cyane nubwo wumva mvuga gute mbiba biri mu rukundo rwinshi ugira ngo simba kunda cyane nkunda abantu cyane nkunda abakore cyane nkunda abakijijwe cyane nkunda abakozi b'Imana cyane ariko abantu bavanga bandya nk'igisebe buriya niba hari icyo wavuganye n'Imana urakirindisha gukiranuka no kwezwa ndakwinginze ntabwo nkwifuriza gutanga ibitambo by'amaraso yawe no birababaza disi kandi nurushya Imana ugakomeza kuyirushya ivuga amanywa nijoro abamvugana nabo barizi ni ukuri niba ukomeza kurushya Imana ikavugana namwe amanywa nijoro ngiye kuzabura bamutakira Yesu arimo kurizwa na buri wese yabikije ubwiru bwe akaba arimo kubupfusha ubusa we Yesu arimo kurizwa nabo ngabo bazi byinshi bazabazwa byinshi Yesu arimo kurizwa nabo ngabo bakagombye kumukorera mayitiri ariko bakaba barimo kumuvanga na Egiputa Yesu arimo ararira njyewe ndimo navuga ngo narahemukiwe Yesu yahemukiwe kundusha inshuro ntashobora kubara kuko niwe nyirabyo niwe direct niwe bishyikiraho direct murimo kumubeshya kandi bareba mu mitima bagiye ntago mbareba mu mitima ako barebayo niyo mpamvu bakomereka cyane ashobora no kuririmba indirimbo y'impara ushobora kuyiririmba Yesu kubera agahinda ngo narakugoragoje urananira bagire benshi narabagoragoje murananira uwo ni Yesu urimo kuririmba n'abahaye yera bigoye mbicazaho benshi baririra muranga mwigira bakagarara mwibwiye ko ntagira umutima ushengurwa n'agahinda mwibwira ko ntagira ubwenge mwagombaga kurekeraho Yesu wambabaje ibihe byose ndakwihorera mwarambabaje murangaragura ndaceceka muramvunagura ndihangana mwagombaga kurekeraho narabagoragoje murananira
n'abahaya yera bigoye, byaramugoye abameneye amaraso. Okay, mbicaza aho benshi baririra, muranga mwigira bakagarara. Yesu ararira, Yesu ararira sha, Yesu ararira, Yesu ararira, Yesu ararira. Abimana yampaye muze twigendere, twigendere, twigendere rata, twigendere, twigendere rata, muze, muze. Urugendo w'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza, ab'imitima yinangira barimbukiye mu butayu. Tega amatwi wumve. Ukuye Yosuwa na Kalebu, abagabo Imana yishimiraga. Ariko wewe waretse akakwishimira inkuru y'uru rugendo. Urabona avuze w'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. Ndabashakira akazi mwese, ab'imitima yinangiye abashaka kujya gukora muri Loni barimbukiye mu butayu. Ukuye Yosuwa na Kalebu we, abagabo Imana yishimiraga. Ndabashakira akazi ayiwe, ndane nawe umutayu nta byiza bibayo. Mwabonye Imana sha, mwabonye Imana none murigira mutyo. Reka umutayu nta byiza bihaba. va mu mikino. Babonye aho inyanja icika, Ntabwo inyanja yacitse mubibona. babona ya nkingi y'umuriro, Nta nkingi y'umuriro wabonye wowe. barya ibyo kurya Ntabwo Imana ikugaburira mani wowe, ariko uranga muri nangira. babonye aho inyanja icikamo, babona ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru. Nyamara baranga, ariko baranga barinangira. nta kundi Mama wage nanye natwe nta kundi agomba kubaho binangira. Ariko aya magambo aziye uw'Imana ishaka. Yes, ntabwo ari bose disi, ariko da bandi rwose bajye kwisabira akazi, abandi mujye kwisabira akazi muhembwe menshi. Nta kundi ya Imana we yashakaga umwe cyangwa babiri gusa, niko bimeze. Buri Imana yashaka umwe cyangwa babiri. Niba hari uwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, niyigire hino avuga ati mwami Imana, numvise ijambo ryawe none ndizeye, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye mwami Yesu, ngo mbere umukiza, umwami, umucunguzi. Haleluya. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Haleluya. Mbaye umwana w'Imana kubw'amaraso yawe wameneye ukampuza na data. Urakoze ko dutangiranye urugendo mwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwo uvuze iryo sengesho nuko bimeze, wizeye. Haleluya. Hanyuma ubu mfite amatangazo, mfite itangazo nuko mwese ari abahishuwe, hari n'abandi mushaka ko kwifatanya natwe ku ntebe y'ubuntu. Murasanga link ihari hano kandi ejo dufite gahunda saa 3 z'ijoro, Rwanda na Burundi n'Uburayi. Haleluya. Ubwo ngubwo murabaza bababwire, hanyuma abahoze ari abahishuwe nabo karibu rwose, karibu. Umwihariko nuko niba hari ufite icyo yavuganye n'Imana ku byerekeranye n'ubu bubyutse twinjiyemo, ku byerekeranye n'uyu muhamagaro, niba hari ufite icyo yavuganye n'Imana yakimpagewe personnellement, ni gukora audio itarengeje iminota 2. Yes, audio itarengeje iminota 2, audio itarengeje iminota 2.
audio ikitarengeje iminota 2 ugashyira wazaza ku ntebe y'ubuntu ugashyira muri ntuza muri chat ukavuga ko hari ibyo ushaka kumbwira hanyuma bazabingezaho. Yesu aduhana umugisha rero abavuganye n'Imana nibo dukeneye, kandi ikindi gikenewe cyane numva umwuka arimo guca akarongo n'abafite impano yo kwingingira umurimo, kwingingira umurimo. Ufite umutwaro w'ububyutse, ufite umutwaro wo gusengera abakizwa, ufite umutwaro wo gusengera nuwaba afite umutwaro wo kunsengera no kuri uwo ngo ni prioritaire kuko kwinginga gusenga ni twese turasenga, ariko kwinginga ni impano mu by'ukuri. Uwaba rero afite bene iyo mitwaro nawe yanyura muri izo nzira kugira ngo kuko birakenewe. Yesu aduhana umugisha rero mukuri. Yes, ibyavuzwe birareba umuntu ku giti cye, n'abantu bake cyane bireba kuko ntabwo ari bose. Yesu aduhana umugisha. Yes, twinjiye nta gisigaye. Sinzi niba abantu bakunda byacitse, ariko mu by'ukuri twinjiye. Haleluya. Ubutayu ntituzibagirwe ibyo wakoze, Mana wanjye nanjye imyaka yose. Ubutayu ntituzibagirwe ibyo wakoze, yewe ntabwo nzabizibagirwa mwami wo komeza Mana, komeze ibyo nari ndimo nta kamaro, nta byiza nabonyeyo. Nyemerera ndagendana nawe Yesu we. Haleluya. Yesu ashimwe. Buriya tuzabonana ubutaha. Imana yacu ibaha umugisha. Ni ukuri aya magambo afite uwo yaba yabwiwe, kandi icyo Yesu adushaka ni uguhinduka imitima yacu. Abantu twikundira kwibera mu mubiri, kandi umubiri ni mubaya sana, umubiri urateranya rero haleluya. Ndabakunda mwese, urukundo rwa Yesu Kristo.